Muraho. Uyu munsi ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima. Murabona ko mfite ibyishimo rwose, kubera yuko nje kuganira namwe, kandi Imana yampaye ibintu byiza, turi kumwe murabyumva. Mbere yuko tuganira, mfite ijambo ry'Imana, Imana yampaye. Ariko mbere yuko turaryumva, hari indirimbo mbafitiye turaheraho. Rero mube maso, tube turi kumwe.
kubyinirwa Imana abayikorera muyikorere abayivugira muyivugire abayitambira muyitambire dufite abayikorera muyikorere abayivugira muyivugire abayitambira muyitambire abayibyinira muyibyinire abayiririmba namwe muyiririmbe dufite Imana ikwiye kubwirwa Imana abayikorera muyikorere abayivugira muyivugire abayiririmba namwe abayikorera muyikorere abayitambira muyitambire abayivugira muyivugire abayiririmba namwe muyiririmbe abayibyinira muyibyinire dufite Imana ikwiye kubwirwa Imana abayikorera muyikorere abayitambira muyitambire abayivugira muyivugire abayiririmba namwe muyiririmbe abayibyinira muyibyinire dufite Imana ikwiye kubwirwa Imana iyo ni indirimbo nabanzaga kubaririmbira kandi ubwo mba natangiye n'ubundi mu ijambo ry'Imana wamwumva ko ubwo aba ari itangiriro umuntu wese aba yamaze kumva icyerekezo aba yamaze gukuramo ibye Imana nibaha umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma riri mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 32 turasoma duhereye ku murongo wa 9 tugere ku wa 11 handitse ngo Senakeribu akangisha abaturage b'i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo Senakeribu umwami wa Shuri ubwo yari agejeje i Lakishi n'ingabo ze zose atuma abagaragu be kuri Hezekiya umwami w'Abayuda no ku Bayuda b'i Yerusalemu bose. Senakeribu umwami wa Shuri aravuga ati mwiringiye iki kibatera gutegereza mukagoterwa i Yerusalemu? Mbese Hezekiya ntabashuka ngo mwicwe n'inzara n'inyota akavuga ati Uwiteka Imana yacu izadukiza amaboko y'umwami wa Shuri? Ariko ku murongo mu gice cya umurongo wa 15 n'uwa 16 hari ijambo rivuga ngo nuko rero Hezekiya ye kubabeshya ngo abashukashuke atyo kandi ntimumwemerere kuko ari nta mana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'ay'abasogokuruza banjye. Nkanswe Imana yanyu? Maze abagaragu be bitumiriza n'ayandi magambo batuka Uwiteka Imana n'umugaragu wayo Hezekiya. Nanone muri icyo gice ku murongo wa 7 kugera ku wa 8 naho hari ijambo rivuga gutya, riravuga ngo nimukomere mushikame ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Shuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe
mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Aya niyo magambo ngira ngo tuganireho umwanya mutoya, ntabwo ari munini. Iri jambo ndibona rihabwa ubu hashize igihe, ariko nta nubwo ari kinini cyane. Naribonye mu mwaka ushize, njyambukana muri uyu mwaka rero wa 2026. Ariko iri jambo ndibona ndihabwa n'Imana. Nabonaga hari abantu barimo barwana n'ibigeragezo bibakomereye, bibazengereje, bibaza uko bizagenda, byabacanze. Bamwe bakarwana basubira inyuma, abandi bakarwana basakuza, abandi bakaba bari aho barumiriwe aho ngaho mu bigeragezo, bibaza bizageza ryari, bizagenda gute. Ibyo byaciye abantu intege ziracika. Bene data, ndagira ngo mbabwire ijambo ririmo aha ngaha ni uko Uwiteka ari kumwe namwe, kandi akaba ari kumwe n'abagaragu be. Niwe urwana, ntabwo ari twebwe turwana. Niko ijambo ryambwiye. Hezekiya icyabayeho, yagiye mu cyumba cy'amasengesho, yamaze gutumwaho aba bagaragu. Yagiye mu cyumba arasenga, ategeka Abayuda bose barasenga. Bagisenga, Imana marayika araza. Ikintu yakoze, yarabahumurije. Amaze kubahumuriza ababwira ko azarwirwanirira. Ariho yageze akabwira aba Bayuda ngo kuri umurongo wa 7 ariho yababwiye ngo nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose, kuko iyo turi kumwe ikomeye kuruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Niyo idutabara kandi ije kudutabara intambara zacu. Nuko ngo Abayuda, abantu bose bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Gusenga rero bikuraho ibintu byinshi, ni ibintu byinshi biba byaraduhagurukiye, ni ibintu byinshi biba byaraduhize, ni intambara nyinshi tuba twarwanye nazo, kandi twebwe turwana n'ibyo tureba, ariko ibyo tutabona Uwiteka dukuriraho ni byinshi tutazi. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yarambwiye ngo ari kumwe n'abarwana. Mukomere, mwitinya, ahubwo mwongere ibihe byo gusenga, ntimucike intege, ntimusubire inyuma. Turi kumwe n'Imana, mukomere. Kuko ahangaha abarwana basubira inyuma baba baneshejwe. Abarwana basakuza, ni cya gihe uhura n'ikigeragezo ugasakuza, ukagenda ubibwira abahisi n'abagenzi. Ntabwo ari byo. Ikikuru kirimo ni ugutakambira Imana ikakwigisha uko uzarwana. Umwe yagiye mu mwuka aravuga ngo umuti wabyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo, ngo nuko ukabisuzugura, ukabigenda hejuru, ukabifata nk'ibitariho. Ngo wahura n'abajya babisunika, bakubaza amakuru yabyo, ngo ukababwira ngo ni meza, ukabuseka, ukababwira ngo ni meza, kuko Yesu ari muzima. Kubera ko dufite Yesu ari muzima, ari muri twebwe. Mukomere, murwane intambara nziza. Iri jambo ndihabwa, nabonaga ndibwira abantu benshi nkabe uko bizagenda, ariko babaye mwebwe. Imana iduhana umugisha. Ni ukuri ngiri ijambo nahawe kubabwira. Abarwana mukomere, Uwiteka ari kumwe namwe mu ntambara zanyu. Imana nibaho umugisha. Reka dusenga Imana kubwira ijambo, kandi bifurije gukomerera mu Mana. Mana, turagushimiye. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana irwana ikanesha, uri Imana iturwanirira. Turagushimiye kubera ko wabanye natwe ibihe byinshi byatambutse. Twagiye duhura n'intambara nyinshi n'ibigeragezo byinshi, ariko warahabaye, wabonetse nk'Imana. Kandi hari benshi bari ku rugamba barwana. Nyemere Uwiteka ubarwanire. Abangaba babonye barimo kurwana basubira inyuma,
ubarwanirire, wongere ubateze intambwe bigira imbere. Abarimo kurwana basakuza ubahe guceceka, ubahe guturiza muri wowe, kandi ubabere Imana ujye ubiyereka buri munsi. Urakoze rero ngaho bana n'abantu bawe, bana n'ubwoko bwawe, bana n'abantu bawe waremye, ubarinde intambara n'ibigeragezo, niba bahuye nabyo wambike imbaraga nyinshi. Urakoze ngaho ubushake bwawe n'abari bwubaho iri jambo nirigira umumaro muri twebwe, byose niba ukushaka mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, uyu munsi byari biteguwe byari ibingibi, ariko ni ukuri nezerewe kubana namwe, kandi nkomeje kubana namwe, n'ibindi byose nzahabwa n'Imana, kuko niyiduha, ntabwo twakwishoboza. Ni Imana ituma dukora, ni Imana ituma tubaho, ni Imana idutegurira iby'ejo hazaza. Ubwo rero nta kintu nzabona ngo nkibime. Imana rero nibane namwe. Uyu munsi rwose narinje nishimye, namwe abumvise ijambo mwongere mwishe mu mutima, kuko Imana iri kumwe natwe. Maze rero ndabasezeye, ni ukuri mubane n'Imana, tuzongeraho ubutaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.